Ndagusuje kandi ngo wayikaze mu nkuru y'urukundo y'uno munsi. Umukobwa witwa Ishimwe ibyamubayeho nakumiro. Byari bikwiriye kubera isomo abakobwa benshi cyane muri iki gihe. Ubundi Ishimwe byatangiye ataziranye n'umusore witwa Rukundo, ahubwo bamenyanye ubwo Rukundo bari bagiye kumwica bamuziza umukobwa yakunze. Niho Ishimwe yagaragaye ari kumutabara. Kumutabara nta nicyo byari bitwaye rwose, ahubwo uyu mukobwa nuko yibwiye ko kuba mutabaye bihagije rwose ngo abari ikiguzi cy'uko ashobora kuba yamukunda. Benshi cyane muri iki gihe bajya babyibeshyaho bakibwira ko rwose hari ikintu n'iki na kimwe cyagura urukundo. Uzi ko n'abantu bajya bibwira ko kuba barihira bagenzi babo bakiga amashuri bakayarangiza ari ikimenyetso cy'uko rwose ngo bazarangiza kwiga bakabana. Hari n'abandi bajya batanga ibya mirenge byinshi bibwira yuko ari byo bizavamo urukundo. Ese uyu mukobwa Ishimwe ko yatabaye Rukundo akabyitwaza kugira ngo rwose yumve yuko bakundana, byaje kurangira gute? Inkuru yacu iri gutangira mwibutse yuko ari igice cya 10 cy'inkuru y'urukundo rwa Gabi ndetse na Rukundo. Inkuru y'urukundo rwose ifite isomo rikomeye cyane. Waruzi yuko se ariyo finali ibice byose bimaze gutambuka? Ntucikwe muri aka kanya. Inkuru yacu titangiye ari ku mugoroba mwiza cyane n'umukobwa mwiza cyane witwa Gabi ari mu modoka rwose itwara abagenzi ari kumwe n'abandi bagenzi bari kugenda. Ahanga niho rwose arimo yibaza agira ati, mana ndabizi neza yuko ari we usezeranya ugasohoza, kandi ndabizi rwose ko ari wowe ugira ikirema kandi ukagikomeza. Ndakwinginze uyu munsi ugendane nanjye muri uru rugendo kandi undindire n'umukunzi wanjye, kandi ubwo ndi bubwira ababyeyi banjye yuko ari we nakunze, Mana umbabare ntibize kuba imfabusa, uze kuba mu ruhande rwanjye baze kubyakira neza. Uko nguko niko umusore witwa Pasema agerageza nimero y'umukobwa witwa Ishimwe kugira ngo amubwire amakuru abonye cyangwa se amubwire amakuru mashyashya rwose abashije kunguka muri ako kanya. Niko guhamagara Ishimwe ati, Ishimwe kutari warandabuye yuko mukobwa nakubwiraga Gabi afite ubukwe, kuki utambwije ukuri? Ishimwe niko guhita amubwira uti, Gabi afitanye ubukwe nande se? Siniko kumubwira uti, none se bivuge ko umusore witwa Rukundo utamuzi, tuvuge ko ari ubwa mbere wumvise iryo zina? Ishimwe ati, none kuba muzi bihuriye he no kuba bafite ubukwe? Ahubwo mpaye makuru ushobora kuba ari ubwa mbere nyumvise mu matwi yanjye, ngo bimeze gute? Pasi niko kumubwira uti, none ko duhuye bari kumwe bameze nka couple nziza cyane ifite ikintu gikomeye cyane iri kwitegura, ko umukobwa aranancigatiye indabo nyinshi cyane. Kandi wibuke yuko nakubwiye ngo uriya mukobwa ndamukunda ukambwira ngo yabaye umuntu mubi ngo ni indaya. Ishimwe warampemukiye cyane, ntabwo uba waraciye intege. Ishimwe niko guhita amubwira uti, reka nkubwize ukuri Pasi, ntabwo ari ukukubeshya nanjye uriya musore ndamukunda. Yaba hari ikintu nakora muri aka kanya ibyo barimo bigapfa, nanjye nkareba ko nakegukana uriya musore. Nubwo mbona gutya maze igihe kinini gifite agahinda gakomeye cyane, mfite igikomere kitazakira ku mutima wanjye. Pasi niko kumubwira uti, okay reka nkwerekere inama y'abagabo, reka duhure tugire ikintu dupanga aka kanya, byibura bitunanire twagerageje. Ese biraza kurangira gute? Ntucikwe kuko inkuru yacu nibwo igitangira, ariko rwose nimba iyi nkuru turi kumwe ndetse tugiye kujyana reka ngusabe kandi reka kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya ukaba wari utarakanda subscribe kuri YouTube channel, reka ngusabe ukande subscribe, wibuka no gufungura inzogera kugira ngo buri nkuru yose itambutse angaha ujye ubasha kwibona kandi uyibonere ku gihe. Reka dukomeze inkuru yacu. Ubwo umukobwa Gabi yarageze iwabo mu cyaro, bamwakiriye neza rwose baramuhobera, baramwishimira cyane. Mama we ati, mwana wanjye rwose uhawe ikaze hano mu rugo iwanyu. Papa we ati, ariko mwana we nta nubwo rwose wari ugikumbura pe, uzi ko utaruherutse no guhamagara. Gabi rwose yarabahobeye ndetse abereka ibyishimo byinshi ndetse n'ubwuzu, arangije arababwira ati, ntabwo ari uko ntabakumbuye babyeyi banjye, gusa hari igihe byabaga bigoye rwose, nta byinshi cyane ndi buvuge kuri iyi ngingo, gusa mwumve ko no kuba ngeze aha ngaho ubwabyo habayeho urugamba rutoroshye. Baramubwiye ngo natuze, hanyuma rwose bamwereka ahantu yicara, baramwakira nk'umwana bari bakumbuye rwose. Papa niko kumubaza uti, none se mwana ko uheruka kumbwira ko uri gushakisha akazi, byaje kurangira ukabonye, byaje kurangira ukabuze, byagenze gute ko namakuru yawe naherukaga? Umukobwa Gabi niko kumubwira uti, papa akazi narakabonye, ariko kugakora byambereye ihurizo rikomeye cyane kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Mukuru wanjye rero buriya ngira ngo muramuzi, ntago byari byoroshye ko nagakora nkuko bikwiriye cyane, ko hafi no kukanyiruka no kubera kugakora nabi nyuzamo ngasiba, ntago ari ibintu byari binyoroheye. Ariko ndimo ndasinga Imana kugira ngo igire ikintu ukora ku buzima bwanjye,
hanyuma njye mbasha no gukora akazi kabandi nisanzuye kandi nzi neza ko byose Imana ijya ibishobora. Papa niko kumubaza uti hanyuma uku kuntu ushaka ko Imana izabikoramo nuko mukobwa wanjye. Gabi niko kumusubiza uti papa ubu ndimo ndasenga Imana kugira ngo inyubakire urugo. Yenda nkeka ko mugenzaba ndi mu rwanjye hari imyanzuro ushaka kuzajya afatana n'umutware wanjye tukagira ibyo tugeraho, ariko kubikora ndi mu rugo rw'abandi byo biragoye. Sinzi niba ariko ingo zose zimera, ariko urugo rwa mukuru wanjye ntabwo ari neza cyane ku buryo navuga ngo nzakomeza nkoreremo akazi kabandi. Biragoye papa. Mama we niko guhita mubaza uti none se mwana wararose se? Wararose? Gabi niko guhita musubiza uti mama sisobanuye icyo ushatse kuvuga. Papa niko guhita mubwira uti ashatse kukubaza niba ufite umukunzi cyangwa se ufite umusore mukundana, kuko uko biri kose urwo rugo rwifuza kubaka ntabwo uzarwubaka wenyine, bisagusaba kuba ufite umusore muri kubipangana. Ahubwo nanjye mbonero kukubaza ufite umusore mukundana mushaka kubakana urwo rugo bimeze gute? Mukobwa niko kubabwira uti rwose ntababeshya hari umusore tumaze igihe dukundana. Uwo musore yakunze kugenda binganirizaho kenshi cyane asaba yuko twabana, ariko bitewe n'imbogamizi nyinshi cyane nari ifite nirinze guhita mwemerera. Byabaye ibibazo bikomeye cyane kuko akimara kubimbwira nagerageje kumwereka mukuru wanjye aramwanga kugeza ubwo yavuze ko atamushaka, yewe bugera nubwo ashaka kumwica. Yabayeho azi ko yamwishe ariko Imana yaramurokoye. Mama we yahise amubaza uti uvuze ngo iki mwana wa? Uravuze ngo yaramwishe? Gabati nibyo kuko yashakishije kumwica ndetse we yarazi ko yanapfuye, gusa yaje kurokoka ariko we yarazi ko yamwishe. N'ikibazo gikomeye cyane cyabaye mu rugendo ubwo narindi kuza. Yagerageje kumperekeza ariko nubundi wa musore nawe yarafite gahunda kuri bumperekeze, hanyuma nyine ageze tumugeze iruhande. Mama Cedric yahise yinduka nk'umusazi kugeza ubwo yahise asubira mu rugo ndetse atangira no gutekereza kwiyahura. Twagize ikibazo gikomeye cyane, saba uwo musore kugira ngo amerekeze tujye kureba amaherezo ye. Tugezeho dusanga ari kwimanika, gusa uwo musore ikintu yahise afasha yahise agerageza kuba yamukura mu mugozi ndetse tunahamagara Papa Cedric birangira asabye imbabazi, ndetse natwe uretse ko twari twaramubabariye kera ariko yasabye imbabazi turamubabarira. Niko nabonye ubushobozi bwo kuba naza, gusa mwumve ko ni ikibazo gikomeye cyane mama nawe papa we ati uravuze ngo umusore bashatse kumwica ararokoka, hanyuma uwo musore niwe wagarutse ajya gutabara wari ugiye kumwica? Nibyo papa, kandi ntabwo ari icyo ngicyo gusa yakoze, kuko abantu bari bagiye kumwica barishyuwe kandi bishyuwe amafaranga atari makeya. Hanyuma Mama Cedric afata amafaranga umugabo yari afite yarakoreye yarabitse ahantu yarayo kurihira abana ku ishuri, arayafata ajya kuyabishyura. Finali Papa Cedric yaje kuza gushaka amafaranga arayabura ndetse atekereza no kumwirukana. Ibyo byose byabayeho n'ubwo mutabimenye. Ikintu uyu musore yakoze, namubwiye ikibazo uko kimeze, aramfasha ayo mafaranga arayashaka. Turangije tuyasubiza Mama Cedric, nubwo Mama Cedric ataramenye ko yaraturutse kuri uwo musore, ariko twarayamusubije hanyuma nawe ayasubizo yari yayakuye. Urugo rujya rwagira amahoro. Mama Gabi niko kubwira Gabi ati reka nkubwize ukuri mukobwa wanjye tutarajya muri byinshi, birumvikana yuko rwose uwo musore ni intwari, nubwo ntaramubona ariko ibintu yakoze ni intwari. Papa we ati umva nkubwire mukobwa wanjye rero, mbere na mbere utubabare ko tutagerageje uburyo bushoboka bwose ngo tumenye amakuru yawe nubwo bitari byoroshye, ariko shimye ko uwo musore yahatubereye ndetse aka kanya ndakwinginze kugira ngo ufashe uzamutumeho azaze mushimire, kuko yakoze igikorwa gikomeye cyane. Niba hari ikintu kibabaje muri iyi minsi ndetse gikomeje gutuma ababyeyi benshi bagira ipfunwe, ni ugushyingira nyuma y'igihe gito ukabona umuntu aragarutse ngo urugo rwamunaniye. Ariko uwo musore yakoze igikorwa gikomeye cyane, uzamuzane mushimire pe. Gabi niko kubabwira uti mu by'ukuri rwose
njya no kuza twari kumwe yabantumye gusa icyambere yambwiye ngo mbasuze kandi ngo mbashimire ngo kungo mwandeze neza. Sabwo nza hano yabirebeye ariko yambwiye ngo mbashimire ko mwandeze neza. Ikindi amazi misasaba yuko twabana. Ariyo mpamvu yambwiye ngo ninza nzababwire ko yifuza yuko twabana. Nanjye ndavuga ati ndabibabwira, niba ngombwa azaze mubereke mu murebe, niba ari ngombwa nyine mudusengere muduheshe umugisha cy'ibyeyi, hanyuma mudushyingire rwose, kuko usibye nawe nanjye ndabyifuza, kuko dukundanye iminsi itari mike kandi twarashimanye. Mama we ati nge ndi kumva umusore nkongo nta muntu wamwima umugeni. Ndabeshya Papa Gabi ati nta kintu binatwaye rwose, turashobora kugenda tubisengera, kuko buri kintu cyose iyo umuntu agisengeye hari andi makuru amenya, ndetse hari n'ibindi basha guhinduka. Dore burimo buragenda bwira cyane, nimugire mushakisha uburyo mwaryama, hanyuma ibindi turashobora kugenda tubitegura rwose, kandi nanjye ndahamya neza ko bizagenda neza. Kuba umwana wanjye yakubaka akagira urugo rwiza n'umugisha ukomeye kuri njye. Mama we ati nanjye nuko. Gabi nawe ati nanjye byashimisha ababyeyi banjye. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa umukobwa rwose yagerageje kuba yaganiriza umusore Rukundo, aramubwira ati rwose twatangira noneho tukitegura mu rugo. Barabyemeye kandi babyakiriye neza. Ni byiza kwategura rwose ukaza ukireka ababyeyi banjye. Rukundo ariko kumubwira uti ibyo ngibyo nta kintu bitwaye sheri, ni byiza kandi ni iby'agaciro, ibyo twasengeye biri kugenda bijya kuri gahunda, ariko uteganye ko nindamuka mvuye aho ngaho nawe uzahita uza tukajyana iwacu. Umukobwa ati rwose ibyo ngibyo nta kintu bitwaye, ni byiza cyane, tugomba kuvana ibyacu mu nzira. Nubwo byari bimeze gutyo, Ishimwe na Pasi bari bafite umugambi mubi wo kwica ubwo bukwe. Ubwo bari bahuriye ahantu bari kubiganiraho, Ishimwe yagize ati Pasi, ntabwo nakishimira kubona uriya mukobwa antwara uriya musore namutabaye bagiye kumwica. Uriya musore namutabaye nzi neza ko azaba urukundo rwanjye, numvaga yuko tuzakundana akambera ndetse n'umugabo. Pasi niko guhita amubwira uti none se ndakubwiye ko gutabara umuntu bishobora kuba nk'ikiguzi cy'urukundo. Umukobwa ati ntabwo byari ikiguzi Pasi, unyumve neza. Uriya mukobwa Gabi nibyo koko uriya musore yaramukundaga, ariko uriya musore aza kubibwira Gabi naho kugira ngo ahita amuhereza igisubizo yahise ajya kubibwira mukuru wese ko yatangiye kumuhiga ashaka no kumwica. Nibwiraga yuko Urukundo naramuka akize atazongera kuvugana n'uriya mukobwa, kuko kuba yaragiye gupfa bigaragara ko ari we byari biturutseho. Ariko natunguwe no kubona urukundo rwabo rumira nkaho rwari rutangiye. Pasi niko guhita amubwira uti okay, reka tuve mu matiku dushaka icyo gukora. Uriya mukobwa Gabi ntabwo nzi neza niba ubyibagiwe ko nigeze kumukunda, nubwo atigeze ankunda ariko naramukunze byo gupfa mwana. Ishimwe ati none tubigenze gute? Ngiye nifuza yuko nubwo uriya mukobwa wamukunze wafata tukamwica hagasigara uriya musore. Njye amafaranga ndayafite unyakayushaka, ariko ufashe iyo serivisi. Umusore niko kumubwira uti ariko uzikuri ikigoryi, wese waretse tukica uriya musore, hanyuma yanjye amafaranga ko nyafite uruzindi umukene, ananjye amafaranga ushaka yose ndayaguha, nushaka umushyira uburozi. Ishimwe ati oya, dushaka ikindi, ibyo ntibyashoboka. Aho kugira ngo uriya musore ave ku isi hagenda abakobwa batanu nkuriya. Pasi ati have mwana, have tutaza gushwanira muri diro. Ariko urebye uriya mukobwa ubona ukuntu asa, ubona ubwiza afite ngo agapfa. Reka dutangire indi diro yatuma batandukana hatabayo kuvuga ngo umwe yapfuye. Umukobwa ati nose yabimeze gute? Ishimwe nawe ati uriya mukobwa turamutse turyamanye nkabasha kuba namutera inda, ndahamya ntashidikanya kuri musore yahita mwanga. Umukobwa ati iyo diro ni sawa, ahubwo se yakugeraho gute? Nicyo kibazo, aho mwahurira. Uriya mukobwa ntajya ajya mu kabari, ntajya ajya muri restaurant, kugira ngo uzamubone biragoye. Pasi ati rwose nyine ugomba kubifashamo ukiyaranja, uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose tukabukoresha ariko tukamubona. Nubwo barimo bapanga iyo mipangu, ariko ndakubwiza ukuri rwose ko Rukundo we yarageze kure imyiteguro yo kugenda kureba umukobwa iwe iwabo mu rugo. Ubwo yahageraga baramwishimiye cyane rwose, ndetse bamubwira yuko akwiriye kuba yaba umukwe wabo.
umukobwa nawe byaramunejeje cyane, ndetse batangira rwose kwitegura kuba umusore nawe yazajya kwerekana umukobwa. Niko babigenje rwose, umusore agejeje umukobwa mu rugo iwabo, nawe bamwakiriye neza rwose, bavuga ko yavamo umukazana mwiza. Ese wagize ngo sanga aho byatangiriye, abasaza batangira gufata igitekerezo cyo kujya gufatira umusore irembo. Nyuma yuko bari bavuye kumufatira irembo, inkuru yahise iba kimomo yuko rwose aba bantu bafitanye ubukwe. Pasi nayo ishimwe rwose ibintu byabo byameze nkaho bigiye kubapfana, ariko bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo babashe kuba bagusha uyu mukobwa mu mutego, hanyuma rwose umusore amwange. Ngo ko batari bajya mu murenge se, reka dukomeze inkuru yacu. Ishimwe ubwo yumvaga ko Gabi bamufatiye irembo, byamuteye kubwira Pasi uti, Pasi noneho umupangu wacu urapfuye pe, wamenye neza ko Gabi bamufatiye irembo? Pasi ati rwose ndabizi. Niko guhita yifata mu mutwe, arangije aravuga ngo noneho bimurangiriyeho. Bahise batangira gupanga umupangu wa danje wo gushimuta uyu mukobwa. Batanze amafaranga menshi cyane kugira ngo rwose uyu mukobwa abure, hanyuma n'ubukwe bupfe. Ubwo hari ku mugoroba rwose Gabi ari gutaha n'amaguru yitahira ajya mu rugo, yanyuze ku modoka nziza cyane nini ayitambuka. Wakimara kwirengaho gatoya, yagiye kubona abagabo baje bambaye amamasike, baramufashe rwose bamufunze umunwa, ndetse baramutira bamujyanye mu modoka. Akimara kugera mu modoka baramuhambiriye, ariko yasanzemo umukobwa rwose witwa Ishimwe. Ishimwe arangije amubwira ati, wagakobwe nari narakubwiye, ngiye kukwica urupfu rubi ku buryo utazongera niri na rimwe kumbangamira mu mupangu wanjye. Byaje kurangira yisanze mu gipangu cyiza cyane. Hanyuma umwe mu bagabo bari baraho ngo bari kumwe mu modoka amanura kasi cyarangije aramureba, arangije aramubwira uti, Gabi ni ngewe Pasi, kandi ntugire ikibazo ngo uragira ikintu uba, kubera yuko ubu ngibi mbikoreshwe n'urukundo nagukunze. Ndagukunda kandi ntabwo ndi bukugirire nabi. Ishimwe niko kumubwira uti, muri aka kanya aka gakobwa gafite amahitamo aya ngaya abiri, ari ugupfa cyangwa se ukemera ukaba umugore w'uyu musore, ariko ntuzongere kumbangamira mu rukundo rwanjye na Rukundo. Cyangwa wari uzi ko byarangiye sha, wari uzi ko byarangiye, wari uzi yuko nacitse intege. Uko nguko niko Gabi yabarebaga, ntagire ikintu avuga, ubwo agakomeza gutaka kubera yuko rwose imigozi bari bamubohesheje yari ikomeje kumurya no kumufunga amaraso. Ijambo yavuze ni rimwe, yaravuze ngo ngaho ni mundekure ndi kubabara. Ibyo byose nubwo babikoraga, ntabwo bari bazi yuko Rukundo yamenye amakuru kare yuko yashimuswe uyu mukobwa. Nyamara bibuke yuko hari umuntu utazwi rwose wakunze kujya agenda yumviriza uyu nguyu Ishimwe ndetse na Pasi ku mupangu mubi bari bafite. Bakimara kumushimuta, uwo musore rwose yagerageje kuba yashakisha uburyo yamenya irengero ry'uyu mukobwa. Rukundo akimara kumenya yuko uyu mukobwa yashimuswe, yagerageje rwose kuba yakurikira imodoka. Nyuma yo kugera ku gipangu imodoka yari yinjiyemo, yasanze abantu babiri bari bahagaze kuri porotayi ngo babita abarinzi. Bashatse kumubuza kwinjira, bose babirayemo abakubita imigeri n'amakofe, abereka rwose ko yakoze imyitozo y'imidwanire. Basigaye bari gukumbagurika aho ngaho, yinjira mu gipangu. Ageze mu gipangu yakoze intambara idasanzwe, dore ko bose yabasanjashanjije, bamwe bagasigara ari intere. Atitaye ku kureba niba Ishimwe atashizemo umwuka cyangwa se Pasi atashizemo umwuka, yahise ajya kubohora wa mukunzi we. Arangije aramubwira ati, shinda kwinyize wihangane, kandi wibuke yuko ari isezerano naguhaye. Akimara kumubohora yaramushimiye cyane, ndetse aramuhobera aramubwira ati ndagukunda. Nuko intambara y'urukundo bayirangije, abana byarangiye bagiye gutegura ubukwe, ndetse biza kurangira banabanye, ariko abandi bahise bayoboka iyo mu bitaro. Ese iyi nkuru yagusigiye irihe somo niba arakurikiye ibice byose byatambutse? Reka soze mbwira abasore ndetse n'abakobwa ngo urukundo nta kintu n'iki na kimwe warugura. Ikindi kandi umuntu ukunda by'ukuri arwanira urukundo. Mujye mwiga kubaho ndetse mubanye n'abantu neza, kuko ejo cyangwa ejo bundi ntabwo ubuze umuntu aho muzahurira n'umumaro azakugirira. Ese wowe ni irihe somo wakuye muri? Twandikira hasi muri comment. Reka soze nkubwira yuko umuntu wese utarakurikiye inkuru, ibice byose biraza mu yindi video iraza gukurikiraho, kuva ku cyambere kugeza ku cya 10. Bishatse kuvuga ngo iraza kuza ari inkuru imwe ndende ariko irangira. Mukomeze kudushyigikira mu buryo bwose bugiye butandukanye, ndetse nanababwira yuko inkuru hano zikomeje. Turaza gutangira iyindi shyashya vuba aha ngaha kandi ifite inama nziza kandi zifatika. Ndabakunda kandi mukomeze gukanda like kuri no video, ndetse na subscribe ku batarazikanda. Mukomeze gukora share kugira ngo abantu bose inkuru ibashe kubageraho. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Dukomeze gura mu nkuru z'urukundo zubaka zikunda gutambuka aha ngaha kuri no YouTube channel Rukundo Love Stories. And rain, go away.
I met